turwane ya ntambara nziza yo kwizera. Turageragezwa, dukubitwa hasi, ariko ntabwo dupfa, kuko turi kumwe n'Imana yacu. Kwizera no kumenya rwose udashidikanya. Izere ko Imana yo mu ijuru yakuremye igukuye mu busa. Ijya kukurema ntacyo yahereyeho, nta na gito. Iyo uguha umwuka uhumeka ntakiheraho. Twagure kwizera kwacu mu bintu bikomeye. Tugomba kwizera, dukwiriye kwizera Imana ko ifite ibyo yadukorera tukiri mu isi, ariko tukarengaho tukizera Imana nk'ifite ubugingo buhoraho. Nicyo cyatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Muzaniye ubuhanuzi buvuga ngo aho utinze, aho wari umaze igihe, ntabwo uzongera kuhatinda. Imana iragutabara, Imana irakuzamura, Imana ikuvanye aho uri. Byacire n'ibyawe, haguruka ubisengere uvuge ngo Mana ndacirire. Amahoro y'Imana nshuti z'umusaraba, nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu, kandi nsaba amahoro y'Imana ku bugingo bwa buri wese. Twongeye kugaruka imbere y'Imana kuvugira Imana. Imana yaraturemye dushyira muri Yesu ngo tube amaguru yayo, tube amaboko yayo, tube umunwa wayo, tuvuge ku bwayo, dukore ku bwayo, tugende ku bwayo. Nubwo kenshi tutajya tubisohoza, ariko Imana ihabwa icyubahiro ko uyu munsi idushoboje kuyivugira. Ndayishima. Tugiye kuganira uyu munsi ku ihumure ry'Imana. Muri iki gihe cy'ibihe bigoye, muri iki gihe cy'isi igoye, muri iki gihe cy'ingo zigoye, muri iki gihe cy'abana bagorana, muri iki gihe cy'ubuzima bugoranye, ndashaka kubwira ngo hari ihumure rituruka ku Uwiteka. Ndenda kuvuga ihumure ry'Imana. Hari Imana yaguhumuriza muri ayo marira, hari Imana yaguhumuriza muri ibyo bibazo, hari Imana yaguha igisubizo aho buriye igisubizo. Reka dusenge, Mwuka w'Uwiteka adushoboze. Uwiteka Mana y'ukuri n'urukundo, Uwera wa Isirayeli, we mutabazi wacu, ndagushimye uyu mwanya wa nonaha kuri kumwe natwe. Ndaguhimbaje ko wera kandi ugakiranuka. Ndakwinginze nyagora ku ngoma ngo umanukire kubana natwe muri iri jambo ryawe. Ubanze Data natwe uhumuriza imitima yacu nyakurama, kugira ngo dushobore guhumuriza Uwera wa Isirayeli abi bihumuriza byabanye biki. Urakoze Mucunguzi, cyubahiro kibe cyo mu izina rya Yesu, amen. Ndavuga ihumure ry'Imana. Turasoma igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, ibice 41 umurongo wa mbere. Reka twumve uko utubwira. Mujye musoma Bibiliya, ibamo amagambo meza ahumuriza, ibamo amagambo meza afasha, ibamo amagambo meza aruhura. Umurongo wa mbere uratubwira ngo nimuhumurize abantu banjye, mubahumurize, niko Imana yanyu ivuga. Imana yacu igitondo cya none iratubwira kuguhumuriza. Iratubwira kuguhumuriza kugira ngo uhumure uve muri ayo marira, uhumure uve muri ako gahinda, uhumure uve muri ako kababaro, uhumure uve muri ibyo bikugose. Humura uko bisa uko ariko kose, Uwiteka arimo kuguhumuriza. Ndavuga ihumure ry'Uwiteka. Uwiteka ajya ahumuriza iyo bikomeye, aho bikomeye Uwiteka ajya ahumuriza. Uyu munsi ndavuga ihumure ry'Imana. Umurongo wa kabiri uravuga ngo muvuge ibyururutsa imitima y'ab'i Yerusalemu, ababara b'i Yerusalemu. Nge ndahumuriza aho uri hose, aho uri hose, uri mu Rwanda, uri inyuma y'uru Rwanda, uri hehe, aho uri hose, ndakubwira ngo hari ihumure. Ndakubwira ngo hari ihumure. No muri Kongo hari ihumure, no muri Uganda hari ihumure, no mu Burundi, no muri Tanzania, no mu bihugu bituzungurutse, no mu Burayi hari ihumure. Mubyeyi abana bananiye hari ihumure. Imana irimo kuvuga ngo humura, ngo humura ndagutabara. Niko Uwiteka arimo kutubwira, humura.
arimo kutubwira ngo tukubwire ibihumuriza umutima wawe. Ihumure rirahari uyu munsi wa none. Mwami Imana aratubwira ngo ntimugatinye kuko ndi kumwe namwe, ntimukihebe kuko ndi Imana yanyu. Niko ijambo ry'Imana rimbwira. Uyu munsi ndakubwira ngo humura, hari umurengezi. Hariho abari bamerewe nabi kera mu bihe byashize, ubwo ndavuga muri Bibiliya. Hari abari bamerewe nabi, hari igihe Abisirayeli bari bamerewe nabi, hari igihe babonaga bibacikanye, hari igihe babonaga byarangiye, hari igihe byari byarangiye, ariko Uwiteka akabahumuriza. Igihe Moridekayi yangaga kunamira Hamani, Abisirayeli byari byarangiye. Natwe hari igihe muri uru Rwanda byari byarangiye, inshuti z'umusaraba. Hari igihe wabaga uryamye utazi ko buri buke, habagiwe bwacyaga utazi ko buri bwire, wifuza uwampa bukira nibura nkajya mu masaka, uwampa bukira nibura nkajya mu gishanga, uwampa bukira nibura nkajya muri ririya shyamba, warigeramo naryo rikakubana rito, ariko Uwiteka arimo kukubwira ngo humura ndagutabara. Arakubwira gusa icyo agusaba ni iki? Ngo ntabaza ndagutabara. Ndaza kukwereka ibikomeye biruhije utashoboraga no kumenya, ariko nkwereke ko mbikunyujijemo. Ndavuga ihumure ry'Imana. Ihumure ry'abana b'abantu riba riki? Umuntu araguhumuriza akakubwira ngo humura humura humura. Iyo utabaje, iyo utewe ugatabaza, muri uru Rwanda rwacu rwiza cyane, niyo umuntu atatabaye arabihanirwa. Tugomba gutabarana. Iyo umuntu atabaje, abo hakurya abo hakuno baba komera 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 komera, ariko bashobora kuza kukugeraho byarangiye. Niba wari unyereye wikubise hasi, akaba ari hakurya y'umugezi kuzawambuka kukugeraho, arasanga yenda n'umwuka wagushizemo. Humura humura humura. Ariko ihumure ry'Imana, nshuti y'umusaraba, riraguhumuriza, rikaguhumuriza utaratabaza, utaragera hasi ukinyerera, riraguhumuriza rikaguterura, rikagukura hahandi utarahagera, riguhumuriza utaranayibwira ngo Mwami Imana mbabarira. Ngira ngo ubushize mwumvise ko twavugaga imbabazi z'umubyeyi. Mu mbabazi z'umubyeyi twavugaga, twasanze umubyeyi yarababariye umwana ataranamugeraho ngo amusabe imbabazi. Ndashaka kubwira ko ihumure ry'Imana yacu rihumuriza abantu batarageraho bayisaba guhumurizwa. Ariko hari kimwe nagusaba uyu munsi wa none, nagusaba kuyitabaza. Kwirambwira ngo unabaze ndagutabara. Nimara kugutabara, ndakwereka ibikomeye biruhije. We wanabazaga urora ibingibi urora n'amaso yawe, ariko iyo uza kumenya ibiri hirya yabyo uko bingana, bikwasamiye bishaka kukumira, wagahwereye utaratabaza. Ariko Imana kuko ibi birora byose, ibizi byiza, ibizi ibibi, ibizi biguteye ubwoba, ibizi n'ibizagutera ubwoba, ikakubwira ngo mwana wanjye, wowe jya untabaza gusa. Ubyuke mu gitondo untabaze, nimugoroba untabaze, njyewe njya ngutabara ngagutabara no mu byo utazi. Kandi niko bimeze. Iyo turyama tukiyorosa, ntabwo tuba tuzi ko ejo mu gitondo bizagenda. Iyo dukinga urugi, twibwira ko twakinze, ariko mu nzu honyine ntabwo tuba tuzi icyatwica aho kiri. Ariko Uwiteka ngo adukiza muri byose. Yesu atugirire neza. Ndavuga ihumure ry'Imana. Imana ihumuriza ubwoko bwayo. Muri Yesaya nanone ibice 41, reka turore umurongo w'10. Umurongo wa 10 uravuga ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe. Yesu atugirire neza. Urimo gutabaza, witinya. Witinya ndi kumwe nawe, witinya ndi hafi yawe. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo aratwegereye kuruta imyambaro twambaye twegereye, atuba hafi ibihe byose. Ese muzi ko umubyeyi aryamana n'umwana? Nababwiye imbabazi z'umubyeyi, ariko uzi ko umubyeyi aryamana n'umwana,
umwana agapfa nyina amupfumbase akamuca mu ntoki. Ariko iyi Mana ubwayo ariyo yakwipfumbatiye, iyi Mana yo mu ijuru yagupfumbase ikagupfumbatiza, nta gishobora kugupfupfunyura mu gipfunsi cyayo. We yitabaze. Ubwo uraza kumbwira uti se, uti ko hari abantu baba bariho ari bazima bakunda Imana bakorera Imana, uti kandi bagapfa. Ntabwo gupfa ari icyaha nshuti y'umusaraba. Gupfa nta cyaha kirimo rwose, ntibikabababaze, ntibikabatera ubwoba, kuko niyo wagira ubwoba, niyo watinya, niyo watengurwa, igihe kizagera upfi. Ariko kibi ni iki? Kibi ni urupfu rwa kabiri, urwo rugutera ubwoba. Ariko niba urwa kabiri wumva wararwigijeyo, wumva ururwanya uko bwije n'uko bukeye, umenye ko hari ihumure ry'Imana. Humura nshuti y'umusaraba, humura ava muri ayo marira, umwami Imana agutegeye amaboko. Humura ava muri ako gahinda. Uzi ko abantu baba mu nzu, umuntu akicwa n'agahinda bamureba, bakugirira batese ko rimwe na rimwe abakagukijije ari kuba bakagutera, bakumarira iki se? Abantu barasezerana, umugore n'umugabo barasezerana, bagasezerana karamata, bagasezerana mu bibi no mu byiza. Imyaka 2, imyaka 5, ukagira ngo ntabwo ari babandi. Wa mugore yaza avuye mu kazi bamwirukanye, bamututse, bamutonganije, ababaye, aje ateze amaboko azi ko umugabo ari mubwira ati humura, akamwitaza. Wa wundi waruswa guhumuriza, wa wundi wakubwiye ngo mu bibi no mu byiza. Ariko ihumure ry'Uwiteka Imana yacu, Imana yacu ihora iteze amaboko, Imana yacu ihora idutegereje, Imana yacu ihora idushaka. Wowe yitabaze. Icyo ngusaba ni kimwe, yitabaze gusa, urebe ukuntu itabara. Imana iratabara. Mwashuti z'umusaraba mwe, uru Rwanda turimo kurugenderamo, ukabona abantu bari mu modoka nziza, maze wagiye kubihima yabyise ibikoko. Ni ibikoko koko? Akakubwira ngo ari mu modoka y'igikoko, aba ari igikoko. None imodoka udafitiyemo amahoro imaze iki? Ari mu nzu ifite saro 3, winjira muri iyi ngo iyo ni iy'abana, winjira muri iyi ni iy'abaciriritse, hakaba n'indi, ariko uko bisa ko ariko kose akaba arimo kuyiririramo. Awamu Uwiteka akaguhumuriza, uwamu Uwiteka agasanga umutima wawe akawuhumuriza. Ihumure ry'Imana iyo ryakugezeho, urara mu cyumba kimwe ukanezerwa kuruta uri muri etaje. Urya ibishyimbo bidafite kawunga cyangwa bidafite ibirayi, ugashisha kuruta uwariye ya miceri. Iyi humure ry'Imana rya uwamu Uwiteka akabahumuriza, uwama mugahura n'Imana ihumuriza. Imana iraguhumuriza abantu bakunaniwe. Uzi ko ushobora kugera mu bibazo, umubyeyi wawe ugukunda cyane akaguhunga kuko yabuze icyo akubwira, akaguhunga atakwanze, ariko kuko adafite icyo akubwira yagukubita amaso akaguhunga. Abantu bakubona bakigirayo, bakagutinya di. Abantu baragutinya iyo byagukomeranye, ariko Uwiteka akabwira ngo humura mwana wanjye, humura turi kumwe. Umva iryo jambo ko ryatubwiraga Yesaya 40 ibice 40 umurongo w'10, ngo nutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe, nzajya ngukomeza, bikomeye nzajya ngukomeza, ngo ni koko nzajya ngutabara, kandi nzajya nkuramiza ukuboko kw'iburyo, ariko gukiranuka kwanjye. Irabizi ko iyo twahungabanye gukiranuka kuramanuka neza, kuramanuka cyane ukagera hasi ku itapi. Ariko Uwiteka umwami Imana akuramiza ukuboko kw'iburyo, ariko gukiranuka kwe ntabwo ari gukiranuka kwawe. Ndakubwira iki? Ndakubwira ihumure ry'Imana. Ndavugana n'umuntu ubabaye uyu munsi, ndavugana n'umuntu wabuze umuhumuriza, ndavugana n'umuntu wabuze umwegera, ndavugana nawe wabuze n'uwo ubibwira. Uzi ko bishobora kuba byinshi mu mutima, ntunabibwira umuvandimwe, atari uko ari bukuvemo, ahubwo ukavuga ngo nawe afite imitwaro ye, singiye kumwikoreza uwanjye. Uzi ko uba uri mu rugo bikakugora, ukajya iwanyu ntubivuge, kuko barakubwiye ngo ariko ruriya rugo waruretse. Uraruretse gute se kandi mufitanye igihango? Mufitanye igihango n'uwo muntu, urarureka ute se?
bakakubwira turiya muntu bakamukubuza ukananirana ukamusanga wamara kumusanga byagukomerana ukananirwa no kujya mu rugo ngo babwire ugatinya no kubwira mushuti wawe kuko rimwe na rimwe mushuti wawe nawe yaba ari mu biguhungabanya cyangwa se ugatinya kubabaza abantu ariko ndakwinginze tabazira gutabara ikwereka ibikomeye biruhije utamenya yitabaze ndakwinginze yegere naguhamiriza ntago nje kuvuga ngo kanaka na kanaka naguhamiriza bamaze kuyitabara bagatabarwa kandi bibabuza guhangayika bihari ariko ihumure ry'Uwiteka rikabitwikira ihumure ry'Uwiteka rigatwikira inkoni warayukubiswe abagore ntibantera amabuye kuko uravuga ngo nta mugore ugikubitwa yewe na leta yacu ntibishaka ariko umuntu umwe yaravuze ngo naba n'uwagukubita inkoni atagukubise ishashi y'ururimi naba n'uwagukubita inkoni igashira atagukubitse ijambo riri bugukuruguture rikakujyana mu kazi ukicara mu biro imbere ya kompiyuta utekereza ya jambo ukaza gutaha utahanya rya jambo kuko umwanzi yamwambaye akakubwira ijambo ry'umwanzi rikakumaramo kabiri akarutwa n'uwagukubise inkoni ikarigurya ikarekeraho ntabwo mvuga ngo mujye murwana n'icyaha ndimo kuvuga ihumure ry'Imana nshuti z'umusaraba yewe wabuze uko wigira egera Uwiteka arahumuriza hanyuma iyo amaze guhumuriza nshuti y'umusaraba uzi ko ashobora kuguhumuriza akabanza agakanda ibikomere byo mu mutima wawe yarangiza agakanda uwagukandaga ukabona murareshya Yesu atugirire neza uwama Uwiteka akaguhumuriza uwama ihumure ry'Imana rikakugeraho uwama ubuntu bw'Imana bukakugeraho uwama imbabazi z'Imana zikagutwikira ndavuga ihumure ry'Imana yacu Imana yacu igihumuriza nakubwiye ngo yahumurije Abisirayeli igihe Moridekayi yabwiraga Esiteri ati mukobwa mwiza birashoboka ko wagiye ibwami kugira ngo mu gihe nk'iki ugire umumaro agatinya akavuga ati we ndajya ibwami gute ko umwami atantumiye ndabigenzane ariko Imana iramuhumuriza arambwira Moridekayi ati nimusenge iminsi 3 nanjye ngiye gusenga iminsi 3 ngiye kongera kujya imbere y'Imana yanjye ngiye kongera gushaka ihumure ry'Imana yanjye Imana yo mu ijuru nimara kumva nonye imbere yayo n'imbere y'uriya mugabo ndatona umugore mwiza ngo ajye imbere y'Imana iminsi 3 ndimo kubwira ngo ushaka Uwiteka bigishoboka ko abona umutabaze ari bugufi bwawe ashaka Imana amaze gushaka Imana ajya imbere y'umwami aramwakira uwari ubateye ubwoba ndimo kukubwira ngo ikiguteye ubwoba Imana irabanza ikanda ububabare bwo mu mutima w'Abayisirayeli bwo mu mutima wa Yuda akanda agahinda kari mu mutima wa Esiteri na Moridekayi amaze kugakanda amaze kugakuramo arongera akanda uwabakandaga wama Uwiteka akaguha ihumure akaguhumuriza ugahagarara hejuru y'ibyari biguhagarikiye Uwiteka yaguha ihumure ibyari biguhagurukiye ukisanga ubihagaze hejuru ibyagutwazaga igitugu ugasanga urabitegeka ibyakubuzaga gusinzira ugasanga nibyo bikubereye uburinzi ihumure ry'Imana Imana irahumuriza ndavuga ihumure ry'Imana nshuti z'umusaraba ndabasabye ngo umwami Imana abahumurize muri iki gihe gikomeye muri iki gihe kigoye iburyo n'ibumoso hirya no hino mu miryango mu bavandimwe mu bihugu ihumure ry'Imana ribagereho mwese nicyo cyifuzo cyanjye cy'uyu munsi niryo sengesho ryanjye ry'uyu munsi umwami Imana abahumurize reka twongere dusabe Imana yo mu ijuru ngo tugirire ubuntu tumanurire umwuka wayo aduhumurize turagushimye wera wa Isirayeli kubw'ijambo ryawe turagushimye mucunguzi ko tubwiye ngo ntidutinye kuko uri kumwe natwe nitwihebe kuko uri Imana yacu turagushimye papa ndakwinginze ngo buri wese wumvise iri jambo Mana imbabazi kuko uri Imana igijya inyuma y'ijambo ryayo ikarisohoza utugirire neza mwami umukoreho mwami w'abami umuhe ihumure riturutse kuri we data we rukiranuka ibihumuriza by'isi byamubanye bike
uwakamuhumurije niwe umukanga. Ariko papa ndakwinginze, we nyiri ihumure ryose, ngo urambure ikiganza cyawe uhumurize abakobwa n'abahungu bawe. Urakoze Uwera wa Isirayeli, uhumurize igihugu cyacu wa mwami we, utubere ihumure, uduhumurize kuko urabishoboye byose data w'urukiranuka. Ishimwe n'ikuzo n'icyubahiro bibi byawe, mu izina rya Yesu Kristo umwana we turasenze, amen.